kubicara ku gakanu independence yanyu izaguma mu mpapuro kuko ntushobora kugira independence politique udafite independence economique. Good morning Kigali, umeya mukaje Kigali, bonjour Kigali. Iki ni ikiganiro uzajya utegurirwa ndetse ukanakigezwaho nanjye Kwizera kuri YouTube channel yacu ya Kwizera Entertainment Group. Ikiganiro kizakugeza amakuru atandukanye mu buryo bwose. Nanjye nashaka gushimira nyakubahwa Minister ku kiganiro cyiza kigufi kirimo iby'ingenzi yatugejejeho. Ngira ngo byahaye n'umwanya bagenzi banjye gutanga ibitekerezo ndetse no kugira ibyo babaza. Nyakubahwa Minister rwose turagushimira ku kazi keza umaze igihe ukora, turakurikira nk'uko ngira ngo umugenzi wanjye Honorable Bideri yabivuze. Hanyuma ku bijyanye n'iyi nama Cooperation Sud-Sud, ubundi abantu bakomezaga kwibaza bati ubufatanye bw'ibihugu byo mu kuko iyi terminologie ubwayo ni terminologie qui ne fait pas référence à la situation géographique y'igihugu, kugira ngo tuvuge ngo wenda ibihugu biri mu majyepfo ibindi biri mu majyaruguru, ntaho bihuriye. Ahubwo la terminologie ikora référence ku bijyanye n'ubukungu bw'ibihugu. No kuvuga ngo kureba income les pays à haut revenu, niba nabivuga gutyo, cyangwa se ibihugu biteye imbere n'ibyo bavuga ngo biri muri nord. Ariko nkibaza ko ibi sinzi niba muzakomeza kubidefinisa gutyo. Muri detection d'opinion nashakaganya ko wa Minister mutubwire, hari ibihugu byahoze byitwa Sud ubu ngubu byamaze kugera ku muvuduko mu myaka 50 iri imbere ishize. Hari ibihugu byabarirwaga muri Sud kubera ko bikennye, ariko ubu ngubu ubukungu bifite byarazamutse bigera no ku muvuduko w'ibihugu bibarirwa muri Nord. Fashe za Australia, za Nouvelle-Zélande ziriya zose bazibarira ngo ziri muri Nord, niko bazibaraga. Fata ibihugu nka za Brazil, izi za China ziri ku muvuduko wo hejuru, ibihugu nk'Ubuhinde, ibihugu byose byagiye mu kintu cyitwa ngo ni BRICS, niko bakita. Yes, ibi bihugu na za South Africa n'ibindi, hari ibihugu byinshi birimo gutera imbere ku buryo kuzakomeza kuvuga ngo Sud ntazi ngo muzabirebera ku kihe gipimo, cyangwa se niba ari terminologie qui deviendra moribo tukayireka tukavuga ko ubwayo nta kikimaze. Ariko mwavuze ibintu bya CFTA, muvuga ibintu bijyanye na ushobora kureba these regional bodies, iyi miryango y'akarere, izi za East African Community, za SADC tumaze iminsi tudiringa nazo. Le principal contributeur donc no kuvuga ngo ibihugu bya Afrika nta nubwo bifite ubushobozi bwo gufinansa ibikorwa byabyo. Igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika ayoboraga African Union ndetse no myaka yakurikiyeho yashinzwe gukora amavugurura muri uriya muryango, ndetse anagaragaza uburyo ibihugu bya Afrika bishobora kuba byafinansa ibikorwa byabyo, byaba ari ibijyanye na exportation, byaba ari ibijyanye na ka pourcentage kava kuri budget y'ibyo bihugu kubyo ibihugu byinjiza. Ibyo byose byari ibintu biri clear, ni inyigo yakozwe rwose umukuru w'igihugu kandi arabisobanura. Ariko na CFTA ibihugu kuratifiya ubona ko ibihugu biseta ibirenge, kandi ngira ngo iyo abanyamerika bazamuye imisoro, abanyafurika bagira gutya bakavuza induru, kandi barabonye opportunité yatuma bashobora kwiteza imbere n'iyo misoro ntibayitanga, ariko ugasanga ntibabikora. So ngatekereza yuko rero nibi ngibi byo kwivanga mu miyoborere y'ibihugu, iyo tuvuga ngo égalité souveraine des états, bijyanye na external interferences, bizakomeza kubaho as long as tukidepanda economically ku nkunga zo mu burengerazuba bw'isi. Ngira ngo bagenzi banjye banabivuzeho, kuko kubona umuryango nka African Union udashobora gufinansa ibikorwa byayo. African Union buriya umuntu yiha amafaranga ari Union Européenne. Union Européenne niyo ibaha amafaranga. East African Legislative Assembly hirya hanga ejo bundi bananiwe gukora baparalize ngo kubera ko ibihugu bitanga byo mu burengerazuba bw'isi nkunga bitazitanze on time. Ariko sino kuvuga ngo ni on time, hari n'ibihugu byananiwe no gutanga contribution yabyo. Nta banga ririmo, muzi ko u Rwanda rwigeze kwishyurira u Burundi, sinzi ngo ni imyaka ingahe aho mbiherukira, ariko byageze aho ngaho u Rwanda rubishyurira contribution muri East African Community. Hanyuma ikindi hari ibi by'amakimbirane
bituma nanone kuko turavuga ngo cooperation ariko cooperation ntishoboka ibihugu bitabanye neza iyo haje conflit politique cooperation ihita iba paralyse DRC iza muri East African Community ryari isoko rinini kuri ibi bihugu abantu bafite koko les consommateurs abantu barenga miliyoni 100 DRC igihugu gitoranye n'ibihugu 9 ryari isoko rinini ngira ngo muziko n'indege yacu yari yatangiye kujyayo hari za koro zasinywe ariko ubu ngubu zose ziri bloqué ziri paralyse kubera iki kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo byanakuruye amakimbirane hagati y'ibihugu byombi bafite ibyo baturega natwe dufite ibyo tubarega ariko nyene iyo umwuka wa politike utameze neza ni cooperation ntishoboka bindi wenda ndumva nkeneye kugira ngo menye opinion yawe ariko hari ibintu tugenda dukora ugasanga byo dukora urebye nk'ibyitwa ngo ni common markets byo bita common currency kuvuga ngo ibihugu byagira ifaranga rimwe si faranga rya Kenya warihuza n'iryo Burundi gute mu isoko rimwe ngira ngo no muri Union Européenne byaragoranye kuko hari n'ibihugu bitagiye muri zone ro nk'ubwongereza nibwagiyemo nabira bihugu byo muri Scandinavia uretse Finland bo bagumije amafaranga yabo ibyo bita ngo na makorona n'ibiki byose iyo urebye political federation buri muntu atangira gutekereza akavuga political federation ubwo barashaka kuzajya bankonsidera nka guverineri kandi ni president ndatakaza sovereignty y'igihugu cyanjye so umuntu agatangira kuri butuntu tw'utunyungu ngutwo ubwatwo tudasobanutse so nagira ngo nkubaze niba ubona twebwe abanyafrika turi serious cyangwa niba ari ibintu byo kwiganirira gusa kuko ntabwo numva ukuntu umuryango wa African Union unanirwa kubona amafaranga yo gufinansa ibikorwa byawo ugizwe n'ibihugu birenga 54 byose bifite economy bifite ubucuruzi bifite ibintu byose byatuma ayo mafaranga aboneka abantu bakagomba kuba paralyze bagahagarika ibikorwa ngo Union Européenne ntabwo iratanga amafaranga so ndagira ngo mubone impamvu batwicara hejuru kuko hari umunyamategeko wigize kumbwira ngo finance commande le professeur belge Olivier Corton il est spécialisé en droit international n'umwarimu wanjye ariko bamubwiye ngo no finance commande as long as financially baki mutari mwashobora kwifinansa no gufinansa ibikorwa byanyu bazakomeza